Muraho neza nshuti zanjye, amahoro y'Imana abane namwe. Uko bisanzwe iyi ni Winner TV, tunyuzaho inkuru z'urukundo zitandukanye. Ndabashimira ko mudahwema kunyereka ko turi kumwe no kuntera imbaraga. Turakomeje n'igice cya gatatu cy'inkuru y'urukundo ya Giramata na Bruno. Hashize iminsi mike yarampamagaye yishimye cyane, numva yuzuye ibineza. Arambwira ati urakoze cyane, iri jambo nari nditegereje mfite amatsiko menshi. Nanjye narishimye, numva muri njye hari ikintu gihindutse. Yahise ambwira ati dutegure itariki y'ubukwe, ndumva nakomeza kuba kure yawe. Genda ubibwire ababyeyi, hanyuma uzampa igisubizo. Naragiye ndabibabwira, numva nishimye, cyakora nabo barabyishimiye, bambwira ko tugomba gutegura itariki yo tuzakoreraho ubukwe. Twarayiteguye, ubukwe buragera, nari nambaye neza, nari naberewe, abo mu rugo, murumuna wanjye, mama na papa, abavandimwe, twasaga neza, narabirebaga nkumva rwose ndishimye, wari umunsi udasanzwe kuri jyewe. Twaragiye tujya gusezerana, tugezeyo Bruno yaraje, naramwitegereje agituruka mu marembo, yarasa neza, yaraberewe, naramurebaga nkumva namusimbukira ariko ndihangana. Baradusezeranije, ubukwe burarangira, tujya mu mihango yo kwishimira ubukwe. Bwararangiye turataha. Bruno yaranahanye anjyana ahantu twagombaga kurara. Twarakomeje tugeze mu nzira, telefone ye yarasonnye, aritaba, avugana n'umuntu ariko mbona ahise yikanga. Yahise avuga ati muntegereze gato ndaje. Yahise akupa, hanyuma ahita ahagarika imodoka arambwira ati Giramata, tugize ikibazo gikomeye mu kazi, ubu ntabwo tukijya aho twagombaga kurara, ahubwo ngiye kugusubiza mu rugo iwanyu. Nahise ngira ubwoba, ndamubwira ati habaye iki? Arambwira ati nanjye sindabimenya neza, gusa mbwiye ko hari ikibazo ariko nzaguhamagara nkubwire. Numvishe mbabaye, ndavuga ati ntabwo byashoboka, wareze tukajyana, ariko ntiyankundiye. Arambwira ati subira mu rugo njye gukemura ibibazo bihari, hanyuma nzagaruka. Twasubiye inyuma, antwara mu rugo, angejejeyo navuye mu modoka, yahise ansezera aragenda, ariko navuye mfite agahinda. Ninjiye mu nzu ndira, mama arambona aramfata arambwira ati se bigenze bite? Namusobanuriye ibibaye, cyakora nawe ntiyabyumva neza, gusa nk'umubyeyi aranyihanganisha, arambwira ati hangane, ashobora kuba agize ikibazo ariko azagaruka. Nararyamye ariko sinasinziriye, umutima wanjye numvaga udatuje, nibaza ibibaye muri iryo joro, umunsi wa mbere w'ubukwe, numva umutima wanjye sintoje. Murumuna wanjye yaraje andyama iruhande, ariko ubona nawe ababaye. Hanyuma twaje gusinzira. Bwarakeye nirirwanye telefone mu ntoki, ntegereje ko ampamagara, kuko njye naramuhamagaraga telefone ye nticemo. Nakomeje gutegereza apele, numva birandenze, nibaza icyo ngomba gukora, birananira, numva ndahangayitse. Hashize iminsi itatu ari mu gitondo, nabonye telefone yanjye isona, ndayitaba, numva ni ijwi ry'umudamu, aransuhuza, ndamwikiriza. Yarambajije ati ni wowe Giramata? Ndamubwira ni yego. Arambwira ati hari abantu tugiye kohereza baje kugutwara, ati Bruno yagize ikibazo gikomeye, ntabwo afite ubwonko bwibutsa, turagira ngo uze wenda wowe wamufasha kwibuka. Nahise numva ubwoba, nahise nicara, numva mbuze icyo gukora. Nta bintu byinshi yambwiye ko abinsobanurira mpageze. Nabibwiye mu rugo, barababara, gusa bambwira ko ngomba kujyana na murumuna wanjye. Ntabwo nari narigeze ngera mu rugo kwa Bruno, kuko yaje mu cyaro cy'iwacu, aba ariho tumenyanira, twarinze dukora ubukwe ntaragera iwabo. Hanyuma nariteguye na murumuna wanjye, baraje baradutwara, turagenda. Nagendanaga nibaza ese yabaye iki, numva mfite ibintu byinshi mu mutwe wanjye. Twaragiye tukinjira mu mujyi, tuva mu ndege, imodoka iraza iradufata, turakomeza. Wari umujyi utangaje, ibintu byose nabonaga nasaga n'umuntu uri mu iyerekwa. Twaragiye tugera ku rugo runini cyane, rutatse amabara y'umweru, indabyo, imodoka,
numva ndatangaye. Twarinjiye twakirwa n'abantu, abagabo ubona nyine bakomeye bafite imbaraga, numvaga mu mutwe wanjye harimo akajagari, sinari nzi ko ibyo ndi kureba ari amaso yanjye arimo kubibona. Tukigera mu marembo y'urugo twakiriwe n'abagabo bafite ibyuma, bamwe babyikoreye abandi babifite ku ntugu, mbona baza bansatira. Buri wese wabonaga ashishikajwe no kumvugisha, nari umunyacyaro wawe dore uko nari niyambariye ingutiya zirereta n'ibiki, nta bintu nari nitayeho. Bantunze icyuma ku munwa ngo ngire icyo mvuga, ariko numva nta na kimwe mfite kuvuga. Baramfotoraga cyane, hahise haza umugabo nyine aranyihutana ahita anyinjiza mu nzu na murumuna wanjye. Twinjiyemo bakinkubita amaso mbona baratunguwe, ariko uko nagaragaraga byagaragara ko ndi umunyacyaro, umukobwa udasobanukiwe. Bambazaga ibintu byinshi nkumva bimwe simenya ibyo ari byo, nkumva mu mutwe wanjye harimo ibintu biduhira, ntabwo nabaga niyakira kuko ngo mvuge se ibi bintu ndimo ni ibiki. Baratwakiriye batuzanira ibintu biri mu macupa bitukura, baduhereza ibiryo biri mu bintu bimeze nk'ibisafuriya binini, ariko bashyira ku meza nyine turarya. Bazanye ibintu nyine bimeze nk'ibiti bisongoye, tunanirwa kubirisha nyine, tubasaba ko baduha ibiyiko barabiduha. Ese ibyacu byari bitangaje. Twaricaye, yicaye aho ngaho nagiye kubona mbona haje umusore ufite igitambaro mu mutwe, umusore mwiza cyane, ubona ko ndamwitegereza, yaranyegereye aranyitegereza, duhuje amaso nsanga ni wa musore twatabaye. Naratunguwe numva nshaka nko gusakuza, ariko nibuka ko ntari mu rugo ndaceceka. Hanyuma y'ibyo nagiye kubona mbona Bruno nawe araje. Nahise numva mbaye igicucu, nibaza niba ndi kwerekwa cyangwa niba hari ibiri kumbaho, biranyobera. Baraje bose baricara, mama we nawe araza aricara, hanyuma batangira kuganira nk'umuryango. Baravuga ati uyu ni wa mugore wa Bruno, murabona ikibazo yagize, nta kintu na kimwe yibuka, ariko kubera ko yakunze uyu mukobwa ashobora kumufasha kwibuka. Bruno bavugaga na Bruno nashatse bari abantu babiri batandukanye. Nahise mbasaba kumpa uruhusa nkajya kuri toilette, ariko nkajyana na murumuna wanjye. Baramperekeje batugeza kuri toilette, badusiga aho ngaho. Murumuna wanjye ndamubwira ese ibintu ndi kubona nawe uri kubibona? Ati ko ngiye numva ngize ubwoba bunyishe ahantu hose. Ahubwo ati uriya ni wa muhungu twatabaye, hanyuma uriya wundi ni Bruno twasezeranye, kandi uwo bita Bruno ntabwo ari we twasezeranye. Ese bimeze bite? Hanyuma tukiri muri ibyo ngibyo, Bruno wa nyawe yaraje ahita amfata ukuboko arankomeza, arambwira ati ugomba kwitwara nk'umugore w'uriya mugabo, ugomba kwifata nk'aho utanzi, ugomba kwifata nk'aho mwasezeranye, ukamuba hafi, ukamwereka ko wigeze kuba umugore we. Yewe uzanyifataho nk'umunyamahanga ko nta hantu namwe tuziranye, ibyo nubirengaho nzakwicara n'umuryango wawe. Yahise andeka aragenda, nahise nitira ahantu mva ubwoba buranyishe. Murumuna wanjye nawe biramuyobera. Twaricaye aho hanze, hashize umwanya baza kuduhamagara twinjira mu nzu.